friend, uyu munsi wa none ngiye kukwereka ukuntu ushobora guhindura nomero yawe purive uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze yacyo. Abantu benshi babona nomero zibahamagaye ziri muri purive bakibaza se ibi ni ibiki noneho uyu muyobozi ni nde? Ariko nawe uyu munsi wa none ngiye kukwereka ukuntu wahindura nomero yawe muri purive, abantu bakajya bagira ute babona ubahamagaye namba yawe iri purayiveti. Mbibutsa ko namba iri purive nta muntu ujya uyihamagara, nta n'umuntu ubona nyine ngo ninde uhamagaye, only babona ko ari purayiveti namba ihamagaye. Reka tujyane akantu ku kandi, turaza hano kuri koru cyangwa se kuri fone aho usanzwe uhamagarira bitewe na telefoni yawe, ukandeho gutya, numara gukandaho barakwereka opushoni. Ahangaha uraza ukande kuri tuno tudomo dutatu, abandi bitewe na telefoni aba ari uturongo dutatu. Numara gukandaho gutya barakwereka setingi, bakwereke openi lasiti viyu, bakwereke deni sipidiyo. Twe turaza dukande hano kuri setingi ahangaha. Kuri setingi baraduha opushoni nyinshi, buroke nambazi, koru bagarawundi, alati, ni opushoni nyinshi. Twe opushoni turashaka, turakomeza tuzamure. Turaza hano turebe hano handitse ngo supulementari savisi. Ku zindi telefoni hari igihe banditseho ngo ada savisi. Mushake nuza kuhagera ukagira ikibazo uze kumpamagara gayizi, ndahari. Nomero zanjye ziba zihari ku mavidewo hafi ya yose. Uraza kuri supulementari savisi uze ukandeho gutya, utegereze bitewe na netiwaka ufite kuri supulementari savisi. Ukuntu ibintu bimeze, supulementari savisi naho hari ama opushoni menshi. Hari koru ayidi, koru fowadingi, koru beyaringi, koru weyitingi. Ikintu urakora rero cya mbere, twebwe turashaka iki? Turashaka koru ayidi, kuko nyine iyo namba yawe iri purive, ayidi yawe nyine ubwo ntabwo iba igaragara, ayidentiti yawe uba wayitsimbye. Ikintu tugiye gukora ni iki, uraza urabona aha ni kuri simu ya mbere, aha ni ku ya kabiri, n'ubundi nibyo bihari. Reka mbazamurire murebe, byose ni bimwe bihari. Simu wani baguhereza koru beyaringi, koru fowadingi, koru weyitingi na koru ayidi. Na simu tu koru ayidi, koru fowadingi, koru beyaringi, koru weyitingi. Ibi byose nzabibasobanurira nimubimbaza, ariko reka duhere kuri iki ngiki mwambajije kijyanye n'ukuntu wahindura namba yawe purive. Reka tubikore kuri simu wani. Turaza hano, uraza ukande hano kuri koru ayidi, ukandeho gutya. Barahita bakwereka opushoni eshatu. Hari netiwaka difoti. Netiwaka difoti nyine hano iyo uhamagaye bakwereka umuntu uguhamagaye na nomero ye, ubwo nimba ari Eyateri, nimba ari MTN, nimba ari Mango, iyo ngiyo bahita berekana ayidi y'iyo nomero. Noneho neva hano uraba ubabwiye ngo ni nko kuvuga oya nyine, ni ukuvuga ngo nibaguhamagara wowe nuhamagara nomero yawe nta muntu uramenya umuntu uhamagaye, nyine birandikaho purive cyangwa se byiyandikeho anawuni namba bitewe na telefone ufite. Mbibutse ko iyo ufite telefone ya orojinari hiyandikaho purayiveti namba, iyo ufite telefone ya pirate anawuni namba. Muhita mumenyeraho na telefone mutunze. Reka dukande hano kuri neva. Urakanda hano kuri neva utegereze. Ubu ngubu bikaba byakemutse, nomero yanjye ubu yageze muri purive gayizi. Ushaka guhita uturayinga ukareba wambwira nkaguhamagara, cyangwa se wowe ukabigerageza ugahamagara indi telefone ufite aho, uhita ubibona gayizi.
urabona aha ni kuri simukadi ya mbere, ushaka no ku ya kabiri uraza ugakanda hano ukaba wahitamo kuri neva hano. Nimba iyi videwo igufashije ukaba warambajije iki kibazo ukabona bikemutse, nyandikira muri komenti uti dani cyangwa se birakoze. Ndabakunda cyane gayizi.